Nyagasani akomeze abarinde, ngiye kubagezaho igitabo bita Psychology of Money. Iki gitabo cyanditswe na Morgan House. Turaza kureba itegeko irya kabiri n'itegeko rya gatatu. Andi mategeko nimuyakunda muzanyandikira nyabagezeho. Irya kabiri riravuga ngo ukwiye kugira ubushobozi bwo gusobanukirwa uruhare mu iterambere ryawe. Irya gatatu turagarukaho, buri gihe ugomba guhagarika cyangwa se ukagira aho ugarukira mu gushaka inyungu. Morgan House bimwe mu byo yaravuze ngo dushishikajwe n'ibintu bibiri: ubuzima n'amafaranga. Ibigo bibiri twibuka ko dutunze cyangwa se by'ingenzi ni banke n'ivuriro. Morgan House ibintu yagarutseho, yavuze ko gutunga amafaranga bijyana n'imyitwarire, ntabwo bijyana n'ubwenge. Ibi nibyo yagarutseho. Ikibazo ngo si ugutunga amafaranga, ahubwo ikibazo si ugukorera amafaranga, ahubwo ikibazo ni ukuyagumana. Isomo rya mbere mu gitabo cya Morgan House bita Psychology of Money, itegeko rya kabiri niryo dukurikijeho. Ukwiye kugira ubushobozi bwo gusobanukirwa uruhare mu iterambere nk'uko Morgan House aza gutanga urugero nk'umugabo muto bita Mark Zuckerberg yashinze urubuga nka Facebook. Uyu munsi rukaba rupima za miliyari z'amadolari. Uru rubuga kubera gutumbagira, akaba yaraguze imbuga nka WhatsApp na Instagram kubera gutumbagira kwa Facebook, aho muri 2006 yanze kugurisha miliyari z'amadolari. Nyuma yo kwanga kugurisha uru rubuga, ubu ngubu rukaba ruhagaze miliyari 1,840 z'amadolari. Uru rubuga bita Yahoo rufite amakosa, aho mu 1998 rwanze kugura Google. Uyu munsi Google nayo ikaba ihagaze muri za miliyari z'amadolari. Muri icyo gihe Yahoo yari itangaga serivisi nyinshi cyane, yari irenze, ariko ubu ngubu wavuga ko ari ukubara nabi. Uyu munsi Yahoo ntabwo izwi, ahubwo Google niyo izwi, nk'uko uyu mugabo yagiye atanga ingero zitandukanye. Morgan House avuga ko kugira ngo utere imbere muri bizinesi ugomba kugira aho ugarukira kandi ugafata risike. Mu gihe utafashe risike ngo utangire bizinesi, ntabwo watera imbere. Amahirwe aza mu gihe watangiye. Ngo niba abacuruzi babiri bafunguye amaduka, umukiriya akaza aturutse mu ruhande rugana iburyo agahita yinjira aho ngaho, ubwo ni amahirwe nyine kuba uyagize kugira ngo ubone umukiriya. Dukomeje n'itegeko rya gatatu, buri gihe ugomba guhagarika cyangwa se ukagira aho ugarukira mu gushaka inyungu. Yatanze urugero nka Bernard Madoff. Uyu nguyu yari afite miliyari 65 nizo yari ahagaze mu gihe yatangizaga ubucuruzi bwa piramide bwo gucuruza amafaranga. Guzana amafaranga nyuma y'iminota ingahe cyangwa se ku munsi nzajya nkungukira amafaranga ya n'aya. Ku munsi ugatanga amafaranga bakazajya bakungukira nka 500 ku munsi. Ni urugero. Uyu mugabo yari asanzwe afite ubundi butunzi, ahagaze neza, ahembwa. Nyuma yo gutangiza iyi piramide yari umukire. Nyuma yaho yaje gufungwa kubera ibyo yakoraga. Iyi piramide ntabwo yari yemewe. Ahangaha Morgan House niko yatanze urugero. Nyuma y'ibyo ngibyo byo gushaka inyungu, nugira aho ugarukira nk'uko iri tegeko ribivuga. Twifuza byinshi, tukifuza n'ibidakenewe. Niyo mpamvu duhomba. Aya ni amasomo buri wese akeneye.
menya ibyo ushaka ureke gushaka no kwifuza ibyo udakeneye. Yamaze imyaka ari umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga bita Wanastak Exchange. Iki kigo cya Wanastak Exchange, uyu Bernard Matovic niho yamaze akorera amafaranga menshi muri iki kigo mpuzamahanga Wanastak Exchange. Yari afite ubwenge n'ubundi bwamwinjiriza amafaranga, ariko kwifuza cyane no kutanyurwa n'ibyo afite atangira iyi piramide yaje kwinjiza amafaranga menshi cyane, miliyari 65 z'amadolari. Aya ni amafaranga menshi muri icyo gihe, ariko ntabwo yanyuzwe, yakomeje gukora ibi bintu bitemewe. Nibwo leta yaje kumufunga kubera kutamenya ibyo akeneye. Urugero nk'umuntu uri kubetinga ubwa mbere akarya, aho atahise ataha ngo ataha n'ayo afite, agakomeza agashora na ya yandi, bikarangira bayamuriye, bikarangira nta na make asigaranye. Kora subscribe.